umwana Imana yaduhaye twamwise Kundwa Gashumira. maze rero yewe nifatiye yitwa Kundwa Gashumira, ariko nanjye singaboroshye. Twabaye n'inshuti. Mana Data ushobora byose, izina rya Yesu turagushimye kuko ari wowe utanga urubyaro, abana akaba ari umwanda uturuka kuri wowe. Turagushimye kuko ibyo wakoze muri uru rugo, kuba bari babiri bakaba barabaye batatu. Dushimiye ko bitekereje kandi wabisohoresheje umurava wawe. Izina ryawe nirihimbazwe. Tuguciriye bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru. Twemerere wakira isengesho ryacu, dusengeye uyu mwana w'umukobwa. Kimusengera rero tumwatureho umugisha uva mu ijuru ku Mana, tumwatureho ubwenge n'ubuhanga. Turasabye kugira ngo azagwize ubwenge haba mu buto bwe no mu bukuru bwe, azijya agere kure hashoboka, azakore hafi na kure, azagende ku butaka no mu kirere, azabe mu Rwanda no mu Burayi no muri Aziya no muri Amerika, ndetse isi yose azayizenguruke. Kandi uzamwuzuze impano, kuko azaba umukozi mu nzu yawe. Azabe mu bagusenga, azabe mu bagukorera, azabe mu bakuzi, azabe umuragwa w'ubugingo. Mana turamusengeye, murinde ikibi cyose, murinde rushorera mu izina rya Yesu, murinde ijisho ry'abagizi ba nabi, ahubwo igitsure cy'Uwiteka kijye gikumira iyo myuka mibi, kandi ingabo zo mu ijuru zijye zimurinda ku manywa na nijoro. Urakoze Mana, nakurire mu buntu bwawe, akure neza, agwize ubwenge n'igihagararo, kandi ubuhanga buzabe kuri we. Azagira ingabire y'ubushishozi, azaba umumaro mu muryango, azaba umumaro muri aka gace batuyemo, azaba umumaro mu gihugu ndetse no ku isi, kandi azagira n'umumaro itorero ryawe. Ababyeyi be azabagira umumaro munini. Mana azahore ari uw'igikundiro kuri bo, azahore ari ishema ry'umuryango n'igihugu, azahore ari mwiza kuri bose. Urakoze Mana, umusirige ubwiza bwawe kandi umurinde iteka ryose. Tumwatureho umugisha kuko ku Mana Data, kandi ikiganza cyiza cy'Uwiteka kimubeho, ikime kiva mu ijuru kijye kimutondaho cyane. Haleluya, turagushimye, maze ubwiza bw'Imana bujye bumubonekaho. Urakoze Mana, tumusabiye dutyo nibyo tudasabye byiza, kubera ubuntu kuko uruwera mu izina rya Yesu. Amen. Umudatanga amashyaka. Twishimiye cyane umwana urugo rwibarutse. Turi ababyeyi ba Violette, ni umwana wa kabiri wacu. Rero kandi dushimiye Vincent, uri umugabo.
inzoga warakoze uyu mugabo. Hanyuma rero hanze tumwambike, hanyuma tumuhe n'abandi baramukanye. numara gusoma ku gihembo baguhaye cyane kurayi ubwo rero ibirori nk'ibi uramutse ubituvukije kandi bagushimiye, ibyo birakureba n'ibindeba. Mukomeze ariko muryoherwe. yego murakoze bazahise niba kimwambika banzima hirya hino twiganirira naje rwose waje ugari rwose. banzi bana ntabwo ari ubu ngubu duhuye cyangwa ntabwo tuguzwe n'aba bana, ahubwo twarareramo, barabyirukanye dusangira akabisi n'agahiye, dusangira ibyiza ndetse n'ibibi, none twasangiye n'abageni. Kandi turagumye aba nabo ntibaguhamaze. nuko data uragusakaje umwete
azajyaho mu mucyo. Murabizi ko umwana hari igihe iyo itara rizimye arira. Tumwifurije rero ko azajya ahora amurikiwe, kandi izuba ntirizamwica. Ntabwo izuba rizajya rimwica, azajya ahora afite ikimukingira izuba. Tumushakiye umutaka wo kumukingira izuba. Izuba gusa kandi n'imvura ntabwo izamugeraho. Si ibyo gusa, baracyakomeza hari ibyo twamugeneye bigendanye n'isuku ye, birahari byose. Bagira ngo ababyeyi be babyakire. Murakoze. Nasubiza Yeremiya ijambo. Reka navuze yuko ndibuze gukomeza. Amaso yanjye amaze kubona, kandi amaso yanjye abonye. Ku rutonde dufite rw'abana bacu uko twagiye tubasura, biragaragara yuko twategeye, ariko ntabwo twapfuye guteba gusa, ahubwo twatinze duhambira. Twari dufite urutonde, umuryango wacu wagize umugisha cyane, ibyifuzo by'ababyeyi birasubizwa. Twavuye n'ahandi hatandukanye nk'uko urutonde rw'umuryango rwari rumeze. Hanyuma uyu munsi uba umunsi wanyu kandi umunsi wacu. Hanyuma rero uko mutubona umuryango waduhisemo, n'abawuhagarariye nyine mugari nk'uko nashotse mbivuga, kandi nk'uko umuco wa Kinyarwanda uri, nuko tuza nyine tuzaniye ababyeyi cyangwa se abana bacu igikoma. Mu by'ukuri twaje no kubahera. Ibihembo rero Vincent, Yeti, abanyamuryango mwese muri rusange bagwe neza. Ntabwo twebwe twaje kubw'uko mwananiwe kubahembuya, ahubwo ni ukubera yuko ari abana banyu kandi akaba ari abana bacu natwe. Kubw'iyo mpamvu rero ntabwo mwari kwishima cyangwa se ngo umuntu abahembe natwe ngo tugire ngo twiyicarire, ahubwo ni ikimenyetso cy'uko ari abana b'imiryango yose. Hanyuma rero bavanye noneho niba ntaho nashyomye ngiye kumva nshoreza ahangaha. Hari ikindi naba nibagiwe mu byo mwantumira, mu nyunganire nta kibazo. Hari icyo nibagiwe, ikindi kiraza mu mwanya niko bambwiye, kandi koko nibyo kiraza mu kanya gatoya. Ahasigaye rero buno buki ndumva buryoshye, nimunyemere mumeze nisomere kuri iyi buki ndumva naguru. Murakoze cyane, turabashimiye. Yeremiya ati wumvise inkuru yamubwira ni nuko mwayumvise ndashaka kuyitera igikoma. Si ibyo se? Igikoma rero cyageze mu nzu, ngira ngo mwigeze kubona ibintu byinshi bikata bigenda hariya. Mwabibonye? Iki gikoma maze rero Yeremiya n'abantu tuyoboye, mbere y'uko ngira ikintu nongera
nubwo nicyo twongera kubasha ariko hari ikintu nagira ngo uhaguruke dusabe kuko iyo dusabye wicaye kubera icyo usetse icyo nagira ngo umusabe nagira ngo ufashe ndabona ndaranganya amaso mu bantu mwagendanye mu kanya numvise ikintu kivuga bambwira ngo ni inzoka ihumye mu nda bishaka kuvuga ngo igihe mwahere tubaha icyo kunywa ndagira ngo uyobore abantu muze twegera ameza nyuma yo kwegera ameza hari irindi jambo rimwe sigaje ndi bukubwire hanyuma ubundi bose nicare bashyitsi bahire rero muremera yuko mbayobora tukegera ameza barambwiye reka ndagira ngo ntaza kunyagwa amazi ndagira ngo ntaza kunyagwa niyo mpamvu mbaza neza kugira ngo ntaza kugira ibyo nanjye barabyemera ariko baravuga bati reka tubanze tubamute umwana oya nibyo yewe narigize impungenge nako ariko mwemuretse muve mu nzira muve mu nzira mwarakoze kuri byinshi mwakoze n'ibyo mugikora Imana ijye isubiza aho muvuye kandi bakorere cyane
mwakoze tukaba twashatse kubahereza uwashaka kubashimira ntabwo yabona icyo bahaye ariko ni nk'ikimenyetso kandi turacyari kumwe byose ndazishyira mu bikorwa nkabona ntiwambeshye rwose mbuze icyo mbivugamo mbuze icyo nakora ngo nkwereke ibyiyumviro by'umutima wanjye ariko ati rwose Imana izaba ari kumpembera kuko jyewe sinabona igihembo gihwanye n'ibyo wambaye dushimire umurebe no ruguru baracyakomeza rero tunashimira kandi ababyeyi bo nta kintu yabona yabitura nibyo uretse kubashimira no kubaragiza Imana. Ababyeyi mwarakoze kandi mwakoze, natwe turabizeza ko tuzakomeza mu rugo rwacu kuba abagabo n'abagore bashima Imana kandi bateye imbere yanyu, kandi turacyari abana aho twateshuka mwatugira inama, turacyabashimira namwe nimuze tubashimira. Useke Rusizi kandi mbonaho no kubibutsa ko yo amafoto yose bafotoye iyo bagiye kuhanagura bagasanga nta nyinya irimo ahita ashirira niba mutari mubizi ko bazafotora baseka. Maze rero Yeremiya ndamwumva n'abashyitsi bawe kugira ngo sebakira bawe babaye abacu, kugira ngo imisozi mwakiraguye murayizi, nagira ngo nsabe umunyagikari, hari n'ahantu mwasizemo ku byambu mwagiye munyura bakabaca amahoro, kandi amahoro burya y'abasare ni icyo kunywa. Amahoro y'abasare burya ni ukubaha icyo bishyirira mu nda. Niyo mpamvu nagira ngo rero nsabe abanyagikari bazane n'inyita impamba, uragira ngo ndakubwiye ngo usezerere, ariko nagira ngo abantu muri bamwe, kuko turabizi ko abagenda bakinikiza, basize badashatse abari buzinikiza. Ubwo rero nibo ngira ngo utume bagende kugira ngo batajyana ibibazo n'abasare, ariko wowe ugume hano tukiganire. Nawe nyine umugabo mwiza uzi kuganira pe. Kuganira ndabizi. Ahubwo se no kuganira gusa no guhamiriza ko mbizi. Urumva ko twacikanywe. Zose ni inkuru ubona hano. Ndaza ncumugara rwose byo ntazi. Twaye. Ibyo mwadusabye cyangwa se ibyo mutumenyesheje turabyumvise kandi turanabyemera. Ariko hari icyo twakongeraho gitoya. Duteganya iki gikorwa, twabanje kugiteganya, hanyuma tuza kugishyira mu bikorwa. Hanyuma rero umuryango wari wateranye uhitamo kugira ngo nyobore iri tsinda rito mureba, kugira ngo nyine mwikunda abayobora nyine nk'uko bari banditsemo mu muryango. Ubwo rero ukuntu banditsemo hari inshingano umuryango n'ubundi wampaye. Umuryango waravuze ngo ngende ndebe ufatanyije n'aba bagenzi banjye, hanyuma rwose ntatebye nzagaruke vuba, niko bavuze, nzagaruke vuba, hanyuma mbahereza amakuru mpamvu. Kubera iyo mpamvu rero narabemeye, ndavuga ngo rwose nzaraswayo. Uraswayo ni ukubanguka.
cyane ibyo narabyemeye. icyo gihe bakwimika inkuru yatugezeho. Ngewe ibyo musabye rwose ndabyemera, ariko reka mbashyikirize ubwo butumwa. Barantumye ngo ndasweyo kandi ndabyemera. None se nimusesengure ubwo butumwa bantumye, hanyuma nyuma yaho mugire icyo muntegera. Uyu musaza se sinabonye ari ukungirije, aragenda muvuge ntugire ikibazo, nshuti y'umuryango. Hanyuma amaze gukura sigaye ate? ntabwo mbyanze, ntabwo warebaga se ko buri kanya mvuga ni nyamara haraho nagira ngo banyunganire. Ubu rero uko tungana gutya, hari umuntu wagiye agira icyo afata n'undi akagira icyo afata. Wivunika igira imbere maze rero se ndabivuga mu aya magambo rasa ntimureba yuko mwabaye intumwa z'inshuti n'abavandimwe basigaye ibiri. Iyi ni intashyo tuba dutahiriza. Baravuze ngo tuze kubatashya. Maze rero mumuvugisha umunwa gusa, yego mubahobere, ariko mubaduhere imisaya 5. turagira tuti barabatashya, hanyuma tubahe imisaya ingahe? Murakoze mu cyimbo cyacu. Ye nabyumva. Maze rero babasare babandi hagira ubakora mu jisho. Hanyuma noneho rero niba bantera amashyi menshi cyane. Bivuze yuko batwemereye ko tujya gusohoza ubutumwa. Hanyuma noneho rero cyo ni muhaguruke mbabwire. Byamukama wankundira mugeje urubuado urugero wankundira, hanyuma aba bantu ukabasabira umuti, hanyuma nanone ukongera ugasengera urugendo rwawe nabo kandi ukabakoza Imana najya ari uwawe. Murakoze. Reka twubahe data wa twese maze dusenge. Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka na Yakobo, Imana yaremye byose biriho, Imana yaremye abantu bo kubiyobora no kubigenga, uhabwa icyubahiro. Turagushimye ko waturinze twatugejeje n'uyu munsi. Turagushimye ko warinze uyu muryango twaje tugana, nabo tukaba twasanze ari bazima bashima izina ryawe. Ukomeze rero twese kuduhira, twese cyane duhe umugisha wo kuzabana nawe, udutegurire kuzaba mu bwami bwawe. Ni ukuri tugiye kongera gufata urugendo, kandi bigaragara ko rwose uburinzi bwawe butahomye kubana natwe ndetse n'uyu muryango. Ndakwinginze mu muryango twakiriye ubanza wowe umugisha mwinshi cyane, umugisha utagabanije, maze natwe ubwo tugiye gufata urugendo uturindire umutekano, maze nituzageraho amahoro tuzashimira urukundo rwawe. Duhere cyane kandi ukomeze kutubera ibisubizo by'ibibazo duhura nabyo tukiri muri iyi si, kuko tubisabanye kwizera mu izina rya Yesu. Akera bari bazi gufata banapfukamye kugira ngo afate kabuce Mwebwe mu akarenga
gusenga gukora bitari sawa. Noza nayo ishobora kubigira twiza. Gerageza. Akomeje hari urabyivugisha ko Nyagasambu ukurikije imijyi yo mu Rwanda kandi Nyagasambu kandi Nyagasambu wumva wakuze yumva turi mu Rwanda umurenge wa Huye mu Rwanda umurenge wa Huye nagiye gushyigikira umuvandimwe none birangiye neza byagenze neza. Feel all my shadows shut in the bubble用旧的那呢兜兜转转我梦到你万物泪尽他们没有你的眼睛我没有幸福也没有不能相信你忘掉了我抛弃了我醒来了我发现我自己没有魔力那么单纯我变成我手里面躺着只有心的摇滚橙色的烛光都像玻璃的商品要是音乐突然出现的 volley 我知道我在做梦我教你道理觉得无聊那就转转别让我扫兴就抱紧我抱紧往下个路口转弯我故意要看到你经常翻我的眼圈你的双臂要围成今晚我脖子的 necklace 重新对你自我介绍锁骨上的 effortless Get it luck 副驾有